U Rwanda rumaze kwigaragaza mu ruhando rw'amahanga nk'igihugu cy'ubwiza n'uburanga kamere, gitatswe n'imisozi miremire n'ahantu nyaburanga higanjemo ibibaya n'imisozi myiza, inzuzi, imigezi, ibiyaga, amashyamba n'ibindi byizanyaburanga bitandukanye. Abanyarwanda ubwabo ndetse n'abagendera u Rwanda hari ahantu nyaburanga bakwiye gusura kugira ngo barusheho kumenya no gucengerwa n'ibyiza bituma iki gihugu gikomeza kuba imparirwa kurusha. Bimwe muri ibi byiza kandi bigaragaza ko iki gihugu cyihariye. Nyamara ariko umubare munini w'abasura ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda ni abava hanze y'igihugu, ndetse ni nabo bagaragaza ko bafite inyota nyinshi yo kumenya no gushaka kuvumbura ibihishe mu misozi y'iki gihugu. Ikigo cy'Igihugu cy'Abinjira n'abasohoka cyatangaje ko abasuye igihugu biyongereyeho 9% bakava kuri 1,1,220,000 hari mu mwaka w'ibihumbi 2013 bagashyika kuri 1,1,220,000 mu mwaka w'ibihumbi 2014. Iyi mibare kandi inagaragaza ko muri aba bagendereye u Rwanda umubare munini wari uw'abakerarugendo. Ubwiganze bw'abanyamahanga basura ibyiza nyaburanga by'u Rwanda buri ku gipimo cyo hejuru ugereranyije n'Abanyarwanda ubwabo bakora ubukerarugendo. Kugira ngo umunyamahanga yemererwe gusura ingagi mu birunga yishyura amadolari 750, mu gihe umunyarwanda we asabwa amadolari 50 gusa. U Rwanda rufite uruvangitirane rw'ibinyabuzima n'inyamaswa utapfa gusanga mu bindi bihugu, ku buryo umunyarwanda utarasura cyangwa ngo acume akarenge arebe hirya y'aho atuye ibyiza bihari aba anyazwe bidasubirwaho. Henshi muri aha hantu nyaburanga tugiye kubabwira, kuhasura nta kiguzi bisaba na gitoya, ariko ugasanga abanyarwanda bahidagadurira ari mbarwa. Ahambere ni ikiraro cyo mu bushorishori bw'ishyamba rya Nyungwe. Nyungwe ifite imisozi miremire irimo uwa Bigugu ufite uburebure bwa metero 2,250. Harimo inyoni z'amoko 310 zirimo amoko 26 asanzwe amenyerewe. Muri iyi parike kandi hari urusobe rw'ibindi binyabuzima rw'ingeri zose, inyamaswa ndetse n'ibimera. Muri iyi parike kandi niho hubatswe ikiraro cyo mu bushorishori kizwi ku izina rya kanopi, nacyo kiri mu bikurura ba mukerarugendo benshi mu Rwanda. Iyo ugiye gusura iyi parike kandi ubasha kubona igihingwa cy'icyayi, kimwe mu bihingwa byiza bigaragaza ubwiza bw'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Kibeho. Gusura Kibeho iri ku musozi wa Nyarushishi mu karere ka Nyaruguru ho mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda byaba ari kimwe mu bitekerezo byiza byo kurushaho kumenya neza ibijyanye n'amabonekerwa yahabereye mu mwaka w'1981. Wamenya neza uko Bikira Mariya yagiye aganira mu bihe binyuranye n'abakobwa batatu aribo Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka na Marie Claire Mukangango bo mu ishuri ryisumbuye ry'Ikibeho riyoborwa n'ababikira bo mu muryango wa Bene Bikira. Kibeho ni umujyi muto ariko watoranyijwe ku mugabane wose wa Afurika, ukaba ari wo ushyirwaho ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe ifite uburebure bwa metero 6, igapima ibiro 950. Ubusanzwe igaragara kuri buri mugabane mu yigize isi. Muri Afurika rero ikaba iri Kibeho. Ni heza, hari amahoteli n'ibindi bikorwa byorohereza ba mukerarugendo, kandi hagufasha kugira byinshi wiyungura n'ibyo uhindura mu kwemera kwawe, urushaho kwemera Imana mu masengesho. Igihe cyose wahasura ariko bikaba byiza kuhajya ku wa 15 Kanama, kuko ari wo munsi mukuru hizihizwa ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya.
hakoraniye imbaga nini y'abantu baba baturutse imihanda yose. Ku mwanya wa gatatu turahasanga ingoro ndangamurage ya Nyanza, aho ni mu Rukari. Ni mu birometero 88 uvuye mu murwa mukuru wa Kigali. Ni mu mujyi wa Nyanza, aho bakunze kwita mu Rukari. Niho hari amateka y'abami, aho utambagizwa ingoro ya Mutara wa kabiri Rudahigwa yatuyemo kandi yubatswe mu buryo bwo hambere. Ni ingoro ishamaje yubakishijwe ibikoresho bya Kinyarwanda nk'uko yari imeze mu kinyejana cya 19. Uzashimishwa no kuhasanga inka zifite amahembe maremare z'inyarwanda zizwi ku izina ry'inyambo, kimwe mu by'ingenzi bigize umuco nyarwanda. Ni ku gasozi gaturanye na Rukari kitwa Mwima. Hari umusezero w'umwami Mutara wa gatatu n'imva y'umugore we umwamikazi Rosalia Gicanda. Ku mwanya wa kane hari ibiyaga by'impanga ari byo Burera na Ruhondo. Ni ibiyaga bihuje amateka n'inkomoko kuko byombi byavutse ku kubera ibirunga biri mu majyaruguru y'u Rwanda. Ibiyaga bya Burera na Ruhondo biherereye mu turere twa Burera na Musanze. Mu nkengero z'ibi biyaga hari amafu adasanzwe y'umuyaga n'ubuhehere bituruka muri ibi biyaga. Iyo uhagaze ku nkike z'ibi biyaga uba witegeye uruhererekane rw'ibirunga bya Muhabura, Bisuke na Gahinga. Kandi iyo utereye amaso hirya ya Burera ubona imwe mu misozi yo muri Uganda mu bice bya Kisoro, ukaba usuye iki gihugu wihagarariye mu misozi y'i Burera. Aka ni agace kadasanzwe k'ubukerarugendo ku munyarwanda. Kuhasura ntacyo bisaba uretse guhaguruka gusa akagerayo. Ku mwanya wa gatanu hari ibere rya Bigogwe. Umuntu wese unyuze ku muhanda munini wa Musanze werekeza Rubavu, iyo ageze ku murenge wa Kanzenze hari uyu musozi muremure witwa ibere rya Bigogwe, atangazwa n'uko ari muremure cyane. Uhaciye wese ahavana amakuru avuga ko abasirikare bo hambere bajyaga bahakorera imyitozo yo ku rwego rw'ubuparakomando, bawuzamukagaho ku migozi. Gusa uhasuye wabiteguye nibwo warushaho kumenya amateka nyayo y'uko uyu musozi uri mu kagari ka Nyamirango. Gusa uhasuye wabiteguye nibwo warushaho kumenya amateka nyayo y'uko uyu musozi uri mu kagari ka Nyamirango wiswe gutya mu rwego rwo kuzirikana umukobwa witwaga Nyirabigogwe wahabaye, wari ufite amabere ateze nk'uyu musozi. Aha wahasanga bamwe mu bakambwe bari bawuturiye kuva mu mwaka w'1926. Bashobora kukwibwirira imbonankubone uko uyu Nyamirango yakundaga kuharagirira inyana n'uko yaje kuwitirirwa. Uyu musozi w'urutare rurerure ruteye koko nk'ibere ni kimwe mu byiza nyaburanga utembereye muri aka gace wasura ukazahorana urwo rugendo nk'urwibutso ku mutima. Ku mwanya wa gatandatu hari umusozi wa Makwaza. Umusozi wa Makwaza kwa Nyaruzi uherereye mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mukindo. Barasaba ko hakongera hakagerwa ahantu h'amateka kuko byari bibafitiye akamaro. Umusaza Karori Yambabariye uzwi ku izina rya Kajuga utuye mu murenge wa Mukindo avuga ko yahatswe kuri uyu musozi wa Makwaza mu mwaka w'1945. Asobanura amateka y'uyu musozi avuga ko ku ngoma y'umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare mu mwaka w'1922 ariho uyu musozi watangiye gutaramirwaho. Avuga ko hakorerwaga imihango itandukanye irimo kubikira no gukangura umwami, ndetse n'igihe adahari iyo mihango igakorwa. Hakaba abakobwa batoranyijwe baririmbaga mu bitaramo ndetse bakaba aho banakora isuku bakanoza ibyansi.
Uyu musaza Kajuga avuga ko kandi ibi bitahagaze igihe ingoma ya cyami yavagaho, kuko ngo imitako yari ihari, ahubwo yongerewe ku butegetsi bwa Kayibanda ndetse na Habyarimana. Ibi ngo byatumaga hahora ba mukerarugendo baturutse ahantu atandukanye. Ati Kayibanda na Habyarimana baraharimbishije cyane nyuma y'igihe cy'abami, ndetse hari akabari kiyakiriragamo ba mukerarugendo. Ati hari imitako myinshi cyane iranga igihe cya kera, irimo ibisabwa by'umwami, ibyansi, ibiseke, ndetse hakanaturwa imihigo ndetse hakanaturirwa imihigo. Icyifuzo cy'uyu musaza uvuga amateka ya Makwaza ngo nuko hasubizwa agaciro ndetse hagakorwa neza, hakigisha amateka abakiri bato kugira ngo atazibagirana burundu. François Ndikumana ni umukozi muri minisiteri ifite umuco mu nshingano zayo. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru mu mpera z'umwaka wa 2012, yavugaga ko akurikije amateka yumvise kuri uyu musozi hazashyirwa mu hantu ndangamateka, ariko ko bitaremezwa neza. Ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara nabwo buvuga ko nta cyemezo gihamye kirafatirwa uyu musozi wa Makwaza, gusa ngo hazabanza hashyirwe ibikorwa remezo. Leandre Karekezi, umuyobozi w'akarere ka Gisagara, atuye umusozi wa Makwaza, icyo ukeneye ni ukubanza ukegerezwa ibikorwa remezo, kuko bidahari ntacyo byaba bimaze. Nyuma hakazatekerezwa icyakorwa mu mateka yaho. Kuri uyu musozi wa Makwaza ibyarangaga amateka yaho byose byarasenyutse. Ikihasigaye gusa ni iyo nzu ya kinyarwanda yasenyutse, nayo bivugwa ko ariyo yari ingoro y'umwami. Wa karindwi haraza mu bisenga bya Nyemana habaga ishuri ryigisha abakobwa kwita ku bagabo. Isenga rya Nyemana riri mu kagari ka Gihara mu murenge wa Runda, aho ni mu karere ka Kamonyi. Niho abakobwa bo muri aka gace bajyaga kwigira kuboha, ndetse abakuze bagahabwa inama zo kwita ku rugo. Aha hantu kuri ubu harasibamye kuko nta kihakorerwa. Hagaragaramo imbuga zimeze nk'ibyumba. Abatuye hafi aho bakaba bavuga ko ariho hari urubohero rw'abakobwa. Ngo barahahuriraga bakiga kuboha imisambi n'ibyibo, bakanaganira ku myitwarire izabafasha kwita ku bagabo mu gihe bazaba bashinze ingo zabo. Kampirwa w'imyaka 55 wahakoreye ibyo mu rubohero akiri muto, yiga mu mashuri abanza, avuga ko uretse kuboha imisambi n'ibyibo, abakobwa bahigiraga guca imyeyo n'indirimbo baririmbiraga abageni. Ku mwanya wa 8 reka tuhashyire agace gashyinguwemo abami b'u Rwanda hafi ya bose. Mu mateka y'u Rwanda abami bagiragaho bashyingurwa. Hamwe muri ho ni mu murenge wa Rutare, akagari ka Kigabiro, ni mu mudugudu wa Nyakavunga. Aho hari imva ya Rwabugiri n'umugore we Kanjogera, waje kuba umugabekazi ku ngoma ya Yuhi wa 4 Musinga. Nyamara usanga nta cyakozwe ngo aho hantu hagirwe ahantu nyaburanga. Bivugwa ko muri aka gace hashyinguye umubare munini w'abami n'abagabekazi b'u Rwanda, nubwo nta bimenyetso waheraho ubyemeza uretse ibigabiro bikigaragara muri ako gace. Imva imwe igaragara yubatse neza ni iy'umwami Kigeli wa 4 Rwabugiri, nk'uko twabibwiwe na Mukantaganda Mariya, umwe mu batuye muri aka gace. Ku mwanya wa 9 hari pariki y'ibirunga. Ibi birunga byirengeye mu misozi miremire itatse uturere twa Musanze na Rubavu.
hamwe mu hantu hakunda gutemberwa na ba mukerarugendo banyuranye. Ibi birunga by'u Rwanda bihana imbibi n'ibirunga birimo ibyazimye byo muri Kongo nka Mikeno, Bisoke na Nyiragongo. Iyi parike kandi irimo amashyamba y'amoko menshi y'ibihingwa n'ibiti birebire bigize ubwiza n'uburanga bukurura abantu. Muri iyi parike harimo kandi n'ibiyaga birimo icya Burera n'icya Ruhondo, hamwe n'indi migezi iteye amabengeza kuyitegera uyireba. Ku mwanya wa 10 hari amashyuza. Ubundi amashyuza ni amazi agaragara mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu, akaba asohoka mu butaka ashyushye, rimwe na rimwe atogota nk'inkono imaze gufata umuriro. Aya mazi afatwa nka bimwe mu byiza nyaburanga bitatse akarere ka Rubavu, ndetse n'abaturage bakayakoresha nk'ikinyobwa kidasanzwe, kuko bemeza ko abavura indwara zinyuranye zirimo n'inzoka zo mu nda, kandi nk'amashyuza abavura amavunane, rubagimpande n'izindi ndwara. Akaba ariyo mpamvu usanga abantu b'ingeri zose bayidumbaguzamo, abandi nabo bayavoma bayajyana mu ngo zabo. Bamwe mu babasha kuyasura usanga bayotsamo ibiribwa nk'ibijumba, imyumbati, ibitoki byashya, bakabisomeza ayo mazi ashyushye. Ku mwanya wa 11 turahasanga aho bita kwa Gihanga Ngomijana. Uyu Gihanga Ngomijana wategetse u Rwanda hagati y'igihumbi na 91 ndetse n'igihumbi n'ijana na 24. Hari amazi yakoreshwaga mu kwimika abami b'u Rwanda. U Rwanda rwagiye rutegekwa n'abami batandukanye, kugeza ubwo abanyamateka babagabanyamo ibyiciro bitatu bakurikije ibihe: abami b'ibimanuka, abami b'umushumi n'abami b'ibitekerezo. Abami b'ibimanuka ni abakomoka kuri Shyerezo. Abami b'umushumi ni abatazwi igihe bategekeye n'ibyabaye ku ngoma zabo. Naho abami b'ibitekerezo ni abami bazwi neza igihe bategekeye n'ibyabaye ku ngoma zabo. Abami b'ibimanuka bahera kuri Shyerezo bakagera kuri Kazi. Naho abami b'umushumi bahera kuri Gihanga cyahanze inka n'ingoma bakagera kuri Cyilima Rugwe. Abami b'ibitekerezo ari nabo ba nyuma bahera kuri Kigeli wa mbere Mukobanya bakageza ku mwami wa nyuma w'u Rwanda. Ku mwanya wa 12 turahasanga ibisi bya Huye. Ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli, ibisi bya Huye. Ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli, ibisi bya Huye byari bituwe na Nyagakecuru ihari mu Rwanda, bituma uyu mwami ajya kuhabohoza akoresheje ingabo ze zitwaga ibisumizi, ari naho Riderman yakomoye izina ibisumizi yitirira abafana be. Kuva Nyagakecuru yaterwa akanicwa n'ingabo z'ibisumizi, nta wundi muntu uratura mu bisi bya Huye. Gusa abafite inyota yo kumenya amateka y'aha hantu, harasurwa nubwo umuvuduko uri hasi cyane. Ku mwanya wa 13 turahasanga ikibuga umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakiniragaho umupira. Iki kibuga umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakiniragaho umupira w'amaguru kiri mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza. Benshi mu bagituriye bagifata nk'amateka akomeye, ndetse bamwe mu Banyarwanda bahazi bahata inzira ibirenge bakajya kuhasura. Abazi gucunga ruhago bakahaterera umupira. Habimana Wilson ni umukozi wa kampani ya Wilson Tours Travel Agency isanzwe ifasha Abanyarwanda gusura ahantu nyaburanga, ari nayo kampani twifashishije cyane mu gukusanya aha hantu. Avuga ko iki kibuga gishobora kuba ahantu nyaburanga hakomeye kiramutse gitunganyijwe neza, kuko gifite amateka akomeye ku Rwanda. Yavuze ko by'umwihariko kumva ko hari stade umwami w'u Rwanda yakiniragaho
ari ikintu gikomeye ku muntu uwo ari we wese wabyumva. Avuga ko iyo stade ishobora gukurura ba mukerarugendo baje kureba aho umwe mu bami b'u Rwanda yacongeraga ruhago. Ku mwanya wa 14 hari ikibuye cya Shari. Iki kibuye giherereye mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Ngera, aho bakunda kwita ku kibuye cya Shari. Aha bahafata nk'ahantu nyaburanga kugira ngo hajye habasha kwinjiza amafaranga. Umusaza kazi y'abagabo avuga ko yabyirutse yumva bavuga ko ku ngoma y'umwami Ruganzu umwami yatembereye yagera aho iki kibuye kiri akahasanga umwobo, maze ngo agafata akabuye gato cyane akakajugunya muri wa mwobo. Ako kabuye ngo niko kaje kugenda gakura kaza kuvamo ikibuye kinini, nyuma kiza kubyara icyana cyacyo. Umusaza kazi y'abagabo agereranya n'umuzi w'icyo kibuye. Icyakora nanone aho ibi bibuye byombi biri ni mu ishyamba ryuzuyemo andi mabuye menshi, ariko yo akaba ari mato ugereranyije n'uko ibi bibuye bindi bingana. Ku mwanya wa 15 hari urutare rwa Kamegeri. Uru rutare ruri mu karere ka Ruhango, rufite amateka akomeye. Aha niho umutware Kamegeri yatwikiwe ku ngoma y'umwami Mibambwe Sekarongoro Mutabazi, nyuma y'aho asabiye iki gihano abanyabyaha. Uru rutare kuva icyo gihe rwahise rwitirirwa, kandi bivugwa ko kuva icyo gihe rwakomeje gutukura. Uru rutare kuva icyo gihe rwahise rumwitirirwa, kandi bivugwa ko kuva icyo gihe rwakomeje gutukura. Binavugwa kandi ko uru rutare rwabagaho nta zina rugira, ariko kuva aho rutwikiweho Kamegeri rwakomeje kujya rumwitirirwa mu kwibuka uko yari umutware w'umugome cyane wafataga ibyemezo bikarishye, kugeza ubwo urwo yaciriye uwari wagomeye umwami ari we ruhitanye atwikirwa ku rutare. Dusoza reka tubabwire ko u Rwanda rufite ahantu henshi cyane nyaburanga umunyarwanda uwo ari we wese yasura akihera ijisho ibyiza biri mu rw'imisozi igihumbi. Ariko twe twabatoranyirije ahantu 15 buri wese adakwiye gucikanwa gusura. Mu nkuru zacu wenda z'ubutaha tuzabagezaho ahandi hantu 15 naho hafite umwihariko udasanzwe mu bwiza.